ku buryo rero nge ntekereza yuko impamvu nyamukuru nkishijwe inama y'iby'insengero nababwira ni muzidadire mpaka igihe FDL izashirira mu mashyamba ya Kongo nuko izi nsengero navuze n'ibyumba by'amasengesho na mu mazi no mu butayu no mu bihanamanga aho hose mvuga narahasengeye ariko ndi umuhamya wo kumenya ko abantu bahasengera n'abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi inshuro imwe cyangwa nyinshi aba yarahuye n'imvugo zimubwira ngo ubu nibwo bushake bw'Imana hagiye kuza intambara igiti kiraguye ngo nimba ari imvura iraguye kuko twakomeje kureba umwe FDL uherutse kugaragaza inkuru yasohotse ku gihe avuga ngo yabaga umuvugabutumwa muri ADPR kandi ngo akanajya kurwana izo ntambara za FDL nyine mu buryo runaka hari n'abandi twabonye batubwiye yuko ngo muri iyo mashyamba ngo bafiteyo abahanuzi nyine bagomba kugenda bazenguruka bahanura ko ubuyobozi bwo mu Rwanda buhirimye ko bahawe igihugu. Ibyo ni ibintu twumvishe kenshi kandi ntago nge nabishyira kure y'impamvu yo kuzifunga kuko nimba ari ububandi na mbere yuko FDL yigira kasamutwe ubwo bubandi bwabagaho kubwira umunyarwanda yuko ikomporije yaryo bimufasha iki si umusirikare ngazajya kuro ingamba z'ubwirinzi ubu ariko bayabwiye abanyarwanda yuko bya bisasu bizava muri Kongo kiriya gihe barasaga muga ngari byari kubafasha iki uretse kubibwira RDF ikajyana ibisami bisasu abo bantu bazana ubutumwa bwakabwiwe RDF bakabwira abanyarwanda mu byukuri nimba atari umwuka wari uri muri FDL wabakukiyemo hari ijambo ryavuze ngo umwuka wari muri Eliya nguri muri Elisa ese nabo umwuka wari uri mu FDL usigaye uri muri bo uyu nguyu wavuze inkambi Nyabugogo bajya kumushyiramo ntuzi icyo yari yavuze sizi ibintu yari yavuze ngo ibyo bizaba ngo nyuma y'ibyo nyine by'ibiti byaguye nyine ngo hari ibintu iryo jambo ngera rivuze ndaryiyumvira yavuze ngo ibyo bintu bizamura ADPR ngo FDL itakiri mu mashyamba ya Kongo hariya nyibutsa amakuru yakugezeho yuko kuri konte ya Graceroom basanzeho miliyari 2 na n'uyu munsi babuze icyo bazikoza ayo makuru yakugezeho ni ibivugwa ariko umuriro wa Pentecote ntabwo bigeze bakubwira okay niyo yaba munshatse ngo message yavugirwaga tuti ku muriro wa Pentecote nta n'umunsi wa rimwe bigeze bagaragara bazengurutsa ikibo bati munage mu bukene bwanyu wenda cyase n'izindi mvugo wenda zishobora gutuma umubyeyi wacu avuga ati nge nabibonaga mu bandi ariko wo muriro wa Pentecote uri umuntu uzi igikwiye mu buryo bwo kurinda igihugu n'ubusugire bwacyo no wawure kugakomeza ngo ndabona uyu muriro wa Pentecote ufite compassion mu gihe tutarasotinga icyo kibazo ukuntu cyaje nimba ari ivangirwa ntabwo turete determine uburyo ivangirwa ryinjira n'uburyo ijwi riturutse ku ivangirwa nyine ubyumva ngerigeze nganira n'abavangirwa buriya amazi ariko bya bintu wahanuraga ko byari bidatari ukuri ijwi waryumvaga ari umwuka usanzwe wumva ijwi riturutse ku Mana ati tumvaga rwose bimanuka rugeze kumwe ati mba numva bimanuka ati numva ijwi rimbwira ati bivuge okay rero leta ntabwo bifite kurwana n'abavangiwe n'uburyo ijwi rimangira rimanuka n'uburyo ngo yumva bimanuka azirangazi bafite message iri identique ni FDL nanjye n'ukuri perezida ngishije inama ati zifunge nabwani zifunge rwose mu izina rya Yesu iyo umuntu ababwiye ngo musengere kuri telefone nta muntu yabuje kuzura umwuka we hari ikindi Paul aravuze ngo rega nimumenye ko imibiri yacu ari insengero z'umwuka ahubwo nitumenye insengero z'umwuka bihagaze biki ese ko abapasiteri bafunye insengero bakajya kunywa kambuca ubundi hari uwo ku mugoroba twari turi kumwe ari kunywa kambuca nayo ndihangana netse ko ndari nyene kumuganiriza nari kumubuza kambuca ese nayo wayibaye yari kunywa ibindi ntago ari kambuca bwo nuko mbishyize mu mvugo figurative irinywa rya kambuca ryaturutse irinywa ry'imivinyo ryaturutse Ego abadukurikiye kuri telefone ku murongo wa telefone turi kumwe na Apotre Mutabazi
Kabarira Maurice watangira usuhuza abadukurikiye ku Isezerano TV Apotre. Ndabasuje abo dusangiye ibyago n'amakuba n'ubwami muri Kristo Yesu. Imana y'amahoro nibishimire kandi ibampere umugisha. Amina. Ngize gutya rero mbona poste yawe uti nanjye nk'intumwa ku bwanjye sinazifungura FDLR ikiri mu mashyamba ya Kongo. Izo ni insengero. Kubera iki Apotre? Kubera ko ahanini reka mvuge ngo ahanini almost wenda ntavuga ngo zose nzitwarire hamwe cyane ko n'uwavuze kuzifunga nawe yavuze ati ahenshi cyangwa benshi ubona ububandi barimo ntabwo yavuze ko ari bose. Ariko buriya bavuze algoritme muzuga kora algoritme izajya ihana YouTube channels nabo buriya bakoze algoritme itwara ahanini amabandi cyangwa sabiba renze uko yatwara abahinga bakorora ndi kugendera amagambo ari yavuze abahinga bakorora cyangwa se bagashaka akazi ukuribuka ko imvugo yaravuze ati muri ibyo bibazo twavuze byo mu karere no gushaka umutekano n'iterambere ati harya izo ngizo nazo zigira uruhare. Ubwo rero izitagira uruhare nizo ahanini zisanze muri algoritme yakozwe. Babonye ko na Depite Musa Fazil nawe yavuze ibintu byo gucogoza cyangwa kugabanya umubare w'insengero n'imisigiti ati nanjye ndi kubyumva. Rero imvugo yanjye yari hishwe mu ibanga ry'ibyo batatwerurira. Izi nsengero zari ziteye icyo n'ikina ASCI kuko zari zarigize nka edikota y'iterabwoba, zari zarigize nk'umuzindaro wa FDLR mu bijyanye n'icengezamatwara kuko twakomeje kureba umwe FDLR uherutse kugaragaza inkuru yasohotse ku gihe avuga ngo yabaga umuvugabutumwa muri ADPR kandi ngo akanajya kurwana izo ntambara za FDLR nyine mu buryo runaka. Hari n'abandi twabonye batubwiye yuko ngo muri ibyo mashyamba ngo bafiteyo abahanuzi nyine bagomba kugenda bazenguruka bahanura ko ubuyobozi bwo mu Rwanda buhirimye ko bahawe igihugu. Ibyo ni ibintu twumvishe kenshi kandi ntago nge nabishyira kure y'impamvu yo kuzifunga kuko nimba ari ububandi na mbere yuko FDLR yigira kasamutwe ubwo bubandi bwabagaho cyaze icyo nimba mvuze ubwo bubandi nkoze quote and quote bwari buhari ku buryo rero nge ntekereza yuko impamvu nyamukuru nkishijwe inama y'iby'insengero nababwira ni muzidadire mpaka igihe FDLR izashirira mu mashyamba ya Kongo nuko izi nsengero navuze nti n'ibyumba by'amasengesho na mu mazi no mu butayu no mu bihanamanga aho hose mvuga narahasengeye ariko ndi umuhamya wo kumenya ko abantu bahasengera n'abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi inshuro imwe cyangwa nyinshi aba yarahuye n'imvugo zimubwira ngo ubu nibwo bushake bw'Imana. Hagiye kuza intambara, igiti kiraguye, ngo nimba ari imvura iraguye n'ibindi etc. Rero umuntu wabwiwe ayo magambo akayizera. Yego. Hari ukuntu muri imagination yanjye mutekereza ahuye n'umuntu uje gukora icengezamatwara rya FDLR ati turabutembagaza ati duhindure ingoma hazindi. Ntekereza ko umuntu ahita ambwira ati kandi Imana rero yabitubwiye ati ibyo bintu uri kuvuga rwose ati bagwa gatebe ubisobanure neza ati kuko akazi imisi tubwira ati ikuye ku ntebe. Ibyo bintu rero abantu bivanzemo bijanditsemo aho gushyira imbaraga wamungane mu gushakira abantu akazi, aho gushyira imbaraga mu gukura abantu mu bushomeri, aho gushyira imbaraga undi twatuzi ko idini zigahita ishyiraho na kompasi y'abantu babakene bakarya bambaye ubusa bakabona umwambaro ahubwo bakajya kwijandika muri ibyo bintu byo gukora icengezamatwara. Buriya abantu benshi ntago bazi uruhare rw'icengezamatwara mu bintu bita struggle za liberation. Ubwo ndavuga ijambo liberation ntavuga ngo bariya niyo bari gukora ariko mu mitwe yabo bumva ariyo bari gukora. Abantu
uramutse ubwiye abanyarwanda uti uraguma kuri ubu butaka arapfa bamushyingure bose bakabyemera cyane ko iyo umuntu avuze ibintu avuga ko ari Imana yabimubwiye akavuga ko ari Imana yabimutumye uyu muntu aba afite abari icyago cyangwa se abari ishyano ry'agatangaza kuko nyine ba bantu baravuga bati Imana ntiyabeshya kandi ntago bimusabye tekinike ntago bimusabye kugaragaza manifesto ntago bimusabye wicyo bimusabye gusa no kubwira abantu ngo ni Imana ibimbwiye kugira ngo babyemere bityo abantu bashobora gushyira utwenda ku mutwe n'udusafuriya ku mutwe tuvuge rimwe mu Rwanda harimo miliyoni 14 icumi zose zigahita zishyira ku mutwe zitwagiye kandi nyahunda bw'abantu abantu babwira ngo RDF yose biteranyije ntihagarika miliyoni 10 zashyize uturabo ku mutwe ntago babahagarika nta mbaraga zo kubahagarika zaboneka igishoboka rero ni ukubuza cya kintu kibajya mu mutwe kikabambobina ngo bashyire utuntu ku mutwe cyane ko gishingiye ku bubandi yego gishingiye riri jambo bavuze ngo harya abanyafrika ngo abazungu bagize gutego baraba sinzi ko yakoresheje ijambo yarabahinjaritse barabagoryamisha sinzi ijambo yakoresha ariko muri iyo message yanjye ririmo n'uyisoma yose weno nayisome yose abantu bayumva barabarindagije kurindagiza kuko abantu hari ukuntu biba bimera ibyo rero icyo nge navugaga hariya ni ukuvuga ngo insengero nizibe zegetseho dore ko yanabakopeje ati musengere ku matelefone ubwo no ku mateleviziyo ni ku matelefone kuko telefone smartphone ubita biza muri telefone ariko ntago ari telefone wenda ya gatoroshi kandi no kuri gatoroshi abantu bafate space kuri radio ariko uramubwira ngo jya kuri radio none se ngo radio 1 izansaba miliyoni ngo ubwo bazaba batuye angahe agatsinda birangira bigarutse ku maturo ariko birashoboka yuko wagira abantu basapotinga ministry yawe cyangwa umurimo ukora abazungu se burya harya iyo barera di bonke cyangwa jokorenda baje muri Afrika bajya bashyiraho ikibora ariko baba bafite support ziturutse iwabo ubwo nibyo urumva ko bishoboka mu yandi magambo nimba ishyaka ry'umurimo atari ry'ituro tugiye kubibona murabizi ko ntajya ndwanya ituro ariko nshatse kuvuga ngo nimba abayobozi barebye bakabona ari byo byiza kandi bikwiye natwe nituba proving ko tutagenzwaga n'amafaranga noneho ufata espèce kuri radio abantu bazo bashire mu ijambo batuze kuri tuzaba turi monitoringa n'uvuga igiti cyaguye tuzakanda ubwo bugabo bwabo na nuvuga ngo imvura iraguye twumva kuri gutera ubwoba abantu uhimba intambara uzihimbishije ubwonko bwawe cyangwa se uzihimbishije ibyo abahanuzi ba FDR babihimbishaga ese ubundi ni ukubera icyo usigaye ufite ubwo muri FDR ubundi kuki abantu batibajije iki kintu kuki abantu bitwa abantu zo mu byumba no mu nzuzi no mu buvumo no mu mihanabanga kandi abibwa nk'uhagiye kuki bahorana message textually iri identique copie conforme à l'original ni yabo muri FDR why ese ubundi muri FDR hatashye ko babuze inzira basubiza muri FDR bo telefone sinzi ko nigenje kuvuga nabi uranyumva yego ndavuga ngo kuki abantu b'abahanuzi bo mu nzuzi erega abantu nibakumve ngo ababandi reka ngo baze evo ntubizi ko ndi umutozo w'ikirenga w'abasesenguzi n'ubwo bamwe babyemera abandi bakabihakana yego umwe arabyemera abandi bakabihakana ngo zafunzwe kubera ko ngo abantu ari ababandi bagira gute biba wari wabona ikibo ku musozi w'amasengesho hoya wari wabona ikibo mu mazi wagiye mu mazi bashyiraho ikibo oya wagiye mu gihe mu bihanamanga no mu masenga no muri jangwani bashyiraho ikibo oya kuki se batazifunze ngo bafungure jangwani donc nje nk'umusesenguzi nshobora gusoma hagati y'inyuguti n'imirongo read entre les lignes to read between lines gufunga insengero bifitanye isano na FDR
kuko zari zisigaye zifite message nk'iya FDLR kandi wabibwira abantu bamwe bakarakara ariko bararakara ntacyo bakoze kugira ngo abantu bareke guhanura nababajije ngo kuki muri ibyo bihanamanga muri ibyo byumba kuki ntabwo mvuze bose ariko reka tuvuge c'est la majorité qui compte kuki bari bafite ubuhanuzi identique copie conforme à l'original bwa FDLR ese ubwo buhanuzi wowe warabwiyumvishe n'amatwi yawe ndi kubwira ibintu ntumvise ntumvise nje nigeze gutaha umudamu arambwira abantu nyine bagurishije bagiye za Mozambique bari inshuti za famiye kandi bagurisha inzu miliyoni 9 yakaguze 16 ntabwo bagurishije huti ndangije arambwira ngo ahantu basengeye ngo hari umuntu wazanye ubutumwa ngo Imana yamuhaye ngo ubututse ku Gisenyi ngo Imana yamubwira ngo azenguruka agenda buvuga icyari kukwereka ubwoba yari yagize ubwoba inzo bihinduka igikara byamfashe nk'icyumweru kumusobanura uburyo uwo muntu bababwiye ari umuvangirwe sinzi nimba nabimusobanuriye bikamufata wenda watanga natwe iyo tugira ibyo tugurisha cyangwa se iyo agira amafaranga ari kuri konte yari kumbwira ati abana ndabafashe sigara wowe utabona ukuri kw'Imana badutumyeho nuko abanyarwanda batavuga umuntu wese wabwiye buriya butumwa nawe uri kumbwira gucura gusanga warabubwiye wari utari kubimbwira wenda ukaba warabubwiye ntubwemere ariko warabubwiwe njye nicyo ndi kuvuga tubaza abarokore basengeraga muri zino nsengero zifunze bose bakaba honest tumeze nk'abagiye gukora icyo bita statistics cyangwa se recensement ibarura n'ibarurisha mibare tukavuga ngo abantu mwazisengeragamo mufungiye insengero utigeze wumva byibuza imwe ryonyine cyangwa inshuro ebyiri ubuhanuzi nk'ubwo muri FDLR wenda wabwumviye ku rusengero wenda wabwumviye ku muntu waje ku rusengero mugaca amatanda ku rusengero mugakomezanya akakurangira icyumba abwirizamo wenda wabyumvanye umuntu mwahuriye mu rusengero akakurarika tuzahurire ku musozi dusenge wenda barakubwira ati tuzahurire mu muvumo dusenge ndagira ngo mbabwire ngo kiriya kintu cyari ikintu kimaze gutera asi cyane ko nta kuri kwari kuri muri ziriya message njye nababajije ngo bari abantu bo muri FDLR baraza bagatanga ubuhamya batatwara dufite ibyumba by'amasengesho muri FDLR kandi message twatangaga nivuga ngo igihugu igishyire mu maboko yacu intambara igera i Kigali iraje kandi muzayitsinda ni kwiteka avuga ko batashe buriya aribo banazihanuraga izo message bakaba baratashe nuko bemera ko izo message zari ukuri Sokate navuze ngiye umuntu atari kumva ibyo mubwira umubaza ibibazo abo bantu bavuye muri FDLR bakaza mu Rwanda kibabuze inzira basubiza muri FDLR mu mashyamba aribo batangaga izo message barazitanze bumva izo message ari ukuri barangije baranataha question mark impamvu batashe nuko babonye ko za message batangaga zatukaga kwivangirwa cyangwa se ubu bwabo bakaba bazi ko banazitangaga atari message ziturutse kuwiteka ari message batekerereje mu buyobozi bwa FDLR zigamije icengeza amatwara kuko nabo bari bazi ko izo message zidaturuka ku mwuka w'iteka cyangwa bazi ikindi kibazo bariho yego tujye tusengesha umwuka n'ubwenge umwe FDLR wahimbye yuko intambara ije mu Rwanda kandi ihiritse ubutegetsi akabihimba azi ko ari mu icengeza amatwara rya FDLR abizi neza ko nta rwiyumvira iyo yumvishe umuntu mu cyumba cyo mu Rwanda ari guhanura ibyo bintu amutekereza urumva nyine ahita amufata nk'umuvangirwe wuzuye aravuga se n'uyu nawe se yari kuri payroll ya FDLR none se n'uyu nawe n'uwo kiriya cyama cyitwa FDLR njye rero niyo mpamvu nanditse ubutumwa nanjye urimbaje nazifunga kabiri izisigaye azibwira gushyiraho amateraniro 7 ku munsi birashoboka 7 ndayaza amatora ajya agira amateraniro 7 ku munsi irya mbere rijyamo saa 12 rigasohoka nka saa 1 n'igice urabizi ko n'abakatolika batagerenza misa ya 5 n'igice saa 2 akinjiramo abandi saa 4 akinjiramo ndetse buri masaha 2 bakinjira buri masaha 2 binjira bakageza akaba iteraniro rirangira saa 11 y'umugoroba abantu twafashe
bameze nk'ababonye ko ibi bintu byari byarahindutse n'imizindaro ya FDR ko nabo ndi muri by'ububandi se aba bandi tuza bari hari n'amataje badafite ubusobanuro bwabyo hagati y'abanyapolitike n'abapasitoro ari tuza barimo ariko bamwe bariba bakanatanga ayo mazi abandi bakiba bakanatanga ayo mashuri abandi bo hejuru yo kwiba bakagerekaho iterabwoba rya FDR ikibazo ntabwo ari ububandi ubwabwo nkabwo cyane ko bibayo kwishiriza za taranimiri senkani buriya perezida yabona bibagira ngo wenda banatuye mataje muzamwibutse yuko nubwo abona basa n'abari kwiba mu mboni ye batuye mu nzu y'ibihumbi 40 n'ubundi ntacyo babibye n'ubundi ari aho ngaho ariko ikibazo ni cyo kuvuga ngo reka mbigusobanure iyo message yose irangize wenda niyo ntavuga ibintu byinshi message iragira iti nanjye nk'intumwa ku bwanjye sinazifungura FDR ikiri mu mashyamba ya Kongo insengero za gihanuzi ibyumba ubutayu amazi n'ubuvumo uwarindagijwe n'ibyo bahanurirwa n'ababiba ngo ri inkambi Nyabugogo icengeza amatwara rya FDR ryamufata byoroshye ati yari yarabitubwiye yego ahangaha rero niho nanjye shinga gati nkavuga ngo nibibe bihagaze ikiza ryari no kuzisigaye nta wahirahira kuvuga ngo ri inkambi Nyabugogo nta wahirahira kuvuga ngo drone zitwitse Kigali buri bugu ruhano ziragiye numva avec mes deux oreilles de kumurwa nagiye niyubwira ngewe azaba ngo mwumvishe kuri YouTube nukuvuga ngo izisigaye ziri mu murongo wo kubwira abantu gukizwa ibyaha ubugingo buhoraho ako gashinga kazaga bakababwira ati mu mwabonye akamenero bari kabana kaje muze tubigishe gusoma no kwandika muri ADP babizi ni muze tubigishe gufuma ibikorwa by'iterambere mu gihe zindi uretse gushyiraho message za FDR bakabumuzindaro wazo ngo ni Imana yababwiye ntabwo muze ngo bakorana na FDR no ngo bo bafite Imana ibaha message ziri ne exact nk'izo muri FDR ibyo nta kintu byita rero hari imyuka yarinjiyemo iyo myuka rero mu gihe tutarakemura ikibazo cy'imyuka barimo icyo tureba nuko ari imyuka itera ubwoba abaturage kandi idashingiye ku kuri neza utekereza ko barabaretse babihanura imyaka 5 kandi babihanuye bikaraga bavuga ngo ntabwo birenze umwaka utaha none se we ntubareba ntubazi none se umwaka kwarangiye bibe kandi bagakomeza kongera kubigarura babivuguruye dukomeze tubireke ese ubundi ngo bijyaba byo kubwira umunyarwanda yuko ikomporije rya bimufasha iki si umusirikare ngazajya kuro ingamba z'ubwirinzi ubu ariko bayabwiye abanyarwanda yuko bya bisasu bizava muri Kongo kiriya gihe barasaga muga ngari byari kubafasha iki uretse kubibwira RDF ikajyana ibisami bisasu abo bantu bazana ubutumwa bwakabwiwe RDF bakabwira abanyarwanda mu byukuri nimba atari umwuka wari uri muri FDR wabakukiyemo hari ijambo ryavuze ngo umwuka wari muri Eliya nguri muri Elisa ese nabo umwuka wari uri mu FDR usigaye uri muri bo nabyo tumenye uwo mwuka bakoreramo aho uturuka ikindi cyakubwira yego fata umuntu wabwiwe ngo ni ubushake bw'Imana it's the will of God ko ubutegetsi buva mu maboko y'icyama kibufite bukajya mu maboko ya FDR kuko message zabo nicyo zivuga ntibakazashaka kunzijisha umuntu wese yihanuye yumve ko nuko bimushinjije kandi nawe nansobanura ikindi iyo uvuga ngo karabaye birinduye ni yandirimbo yarakibinde akicara hejuru so uri kuririmba byibuza ngo uvuge uburyo birinduye ubukene ese ni gute twisanze aha ni gute twatangiye tuvuga ngo yarakibirinduye ibintu ubukene tukisanga turimo tunavuga abatakaza ubutegetsi n'ababusingira ariko akantu bakunda kuzana mu tuntu twa editing two kuri YouTube two short video what's wrong with you people ni ikibazo ubundi cyaje ryari
none rero reba uyu muntu wamuje kujya gukora cyane ko buriya iriya message ivuga ngo bikarabaye ina message direct ivuga ngo mwijya gukora nose umuntu nimbumbwira ko umwaka utararangira byose birajya mu muriro kabitwika wagize ngo yasi nko kumubwira ngo wijya kurangura wese nko kumubwira ngo wikirwa wirushya wenda nirushye zirushye byamaze guhinduka none se wa muntu kari ugenda akagira ubutindi n'ubukene bwa bukene bukagereka yuko ngo azi ko ngo hari ubushake bw'Imana buvuga ko ibintu bigomba kugira gute na gute uyu nguyu wavuze inkambi Nyabugogo bajya kumushyiramo ntuzi icyo yari yavuze sinzi ibintu yari yavuze ngo ibyo bizaba ngo nyuma y'ibyo nyine by'ibiti byaguye nyine ngo hari ibintu ngo hari ibintu yavuze ngo bizaba muri ADPR ngo FDL itakiri mashyamba iryo jambo yaravuze ndaryiyumvira bo sinzi nge nari nabonye titre na inyuma ikiganiro ndakibona iryo jambo nge yaravuze ndaryiyumvira yaravuze ngo ibyo bintu bizaba muri ADPR ngo FDL itakiri mashyamba ya Kongo ibyo bintu ni ibintu abantu bari barijanditsemo kandi akamuntu uvuga ngo ugasenga ababikora se kuri YouTube akenze umuntu akabishyamagara ibyo mwabonye kuri YouTube n'ibyabaga mu byumba n'ibyabaga mu mazi n'ibyabaga mu butayu n'ibyabaga mu buvumo nakwambisha ndababwiye ngo kuba bihagaritse si ikibazo reba aho perezida mu bwenge bwe n'ubuhanga yaravuze ati ariko mubikore kuri telefone nko kuvuga iki najye kuri radio ajye kuri YouTube abahere ubutumwa aho ngaho ubasange ku matelefone nanyu mu nzu mupfukame muhasengere kuko ibyo bizakora kameme ntago barafite inasi zo kohereza muri buri rusengero no muri buri cyumba cy'amasengesho no muri buri mazi bagiye gusengeramo ntago bari bahari kandi umuntu agenda akabivundura yagiye gusengera mu buma akabivunduka nayo akaza aho basenganye bo muri korali cyangwa musuye mu rugo akabimusakazaho ya message igakwirakwira nababwiye ngo buri muntu wese iyo message yagezeho nasubiza inyuma yibuka ukuntu yamugezeho byanga bikunda uraza gusanga message yagira sabagirira kwira uretse ko kuri rwanda murabizi ko message iraza bwa mbere ikaguhabura ariko ntibigire ireme igarutse bwa kabiri ni nka cya gitonyanga kigenda kigwa ku rutare birangira kirucukuye kirutoboye rero hagombaga guhagarikwa iyo soko ivubura iyo cengeza amatwara ya FDL yitwikiriye ubuhanuzi nose yego nanjye nazifunga rwose yego icyenda reka tukemera gutyo ariko se ntago wemera ko hari noneho nk'ikivugwa cyuko mu nsengero habagamo n'ubujura nabyo bishobora kugira ingaruka ku ifungwa ry'intuza ry'insengero kugira ngo leta ibe yarengera abaturage bashaka kuba bari kwibirwa mu nsengero koko none se nakubajije ngo izo nsengero abayibamo afite agatunzi kayatwara ko mbona bafite amataje n'ibindi badafite ubusobanuro birwa bicaranye nabo none se wari wabona bavuga ngo ubwo rero ngo turere twose turadufunze ngo dusanze ngo ari ibisambo ngo ari abajura oya kandi na perezida ajya avuga ati mwiba abaturage donc ubu ejo bundi muri Gande yaravuze ati bararya bakarya mbere nibanasigaze abo bantu barya mbere nibanasigaze nabo bari kwiba abandi baturage kabiri nimba bo bibira mu maturo biba wenda ubateranyije mu mwaka biba miliyari da uzasanga abo ngabo bayibisha ikaramu na sinyatire n'amakote na karuvati ushobora gusanga bo mu mwaka biba miliyari zitari munsi ya 500 sigo aranyagize make ntago bakiba munsi ya trillion miliyari 1000 ariko ntago bajya gusenya n'umuturage ngo bamusenye mu marangamutima bamwikoreza akarago ubwo n'ingeso bafite barikoze ikindi mu byo babiba harimo n'ibyo bagize uruhare mu kuboneka kwabyo reka dukoreshe iryo jambo ibi birarutanwa rero suko umuntu abashyigikiye ibisambo kandi sinamanye ko na perezida yashyigikiye ibisambo byibira ku gatuti ka politiki ariko parimiremo iri faut choisir au moindre mu bibi cyane mu bibi uhitamo ikibi buhoro ikijura cy'ikinyapolitike byibuza cyagize uruhare mu kubyubaka kirangije gicaro hinga nyuma gikururaho kimera nk'abandi bavuga ngo ntawe kamiza ataragira noneho undi we yabujije abantu gukora arangije
anabangishije ubutegetsi, reka nkoresha iryo jambo, abagize ibikange. Ibyo bintu rero ni yanjye guhuza message na FDLR nimbarutso simusiga, kuko harya muri wa Pentecote wabonaga biba cyanera, hari amatoro tuba tuzi ko atigeze yigaragaza yishamangaje mu by'amaturo, turabizi. ariko bagiye bashinzwe ibindi bintu birimo gutuma nk'abaturage badakurikiza gahunda za leta, gucikamo ibice. Hariya nyibutsa amakuru yakugezeho yuko kuri konte ya Graceroom basanzeho miliyari 2 na n'uyu munsi babuze icyo bazikoza. Ayo makuru yakugezeho? Mbyumva gutya ariko mu bivugwa. Ni bivugwa. Ariko muri wa Pentecote ntabwo bigeze bakubwira okay, niyo yaba munshatse bango message yavugirwaga tuti ko muri wa Pentecote nta n'umunsi wari mwe bigeze bagaragara bazengurutsa ikibo bati mu nagemo bukene bwanyu wenda cyate n'izindi mvugo wenda zishobora gutuma umubyeyi wacu avuga ati nge nabibonaga mu bandi. Aho ntacyo rwose. Ariko wo muri wa Pentecote uri umuntu uzi igikwiye mu buryo bwo kurinda igihugu n'ubusugire bwacyo, no wawe ukakomeza ngo ndabona uyu muri wa Pentecote ufite compassion, ngo ndabona muri wa Pentecote buri muturage umuhereze nayo korora, ndabona muri wa Pentecote ngo utagira reka mubwire, umuriro wa Pentecote niyo waba utagira n'icyo waturiramo. Kabiri ukaba buri mukristo umuha 100 buri kwezi, harya bihugu bihemba abashomeri. Kuko natanye message yanjye nkamvuga ngo ngintumwa none nawe ufunga. None urumva icyo naba mufungiye iki? Nta giturisho ugira. None cyo nawe mufungiye iki? Ubwo ni message zihatanye. Reka tuvuge ngo hari igiteranyo cy'ibintu byinshi. Funge abari kuri cy'arongo. Hello? Gukina match z'ibirarane n'amadini ya gihanuzi. Yari gukina match y'ikirarane n'amadini ya gihanuzi. Ni match y'ikirarane. Mwebwe nyinyi wote. Mwaje kwisanga mute mufite message z'icyongereza amatwara FDLR z'identique, the same message, the same prophecy. Kubera iki? Why? Mugiye tutarasotinga uti icyo kibazo ukuntu cyaje, nimba ari ivangirwa ntabwo turete determine uburyo ivangirwa ryinjira n'uburyo ijwi riturutse ku ivangirwa nyine ubyumva. Nigeze ngana n'abavangirwa buriya amazi, ariko bya bintu wahanuraga ko byari bidatari ukuri, ijwi waryumvaga ari nk'uko usanzwe wumva ijwi riturutse ku Mana. Ati tumvaga rwose bimanuka, rugeze kumwe ati mba numva bimanuka, ati numva ijwi rimbwira ati bivuge. Okay, rero leta ntabwo ibifite kurwana n'abavangiwe n'uburyo ijwi rimanuka n'uburyo ngo yumva bimanuka. Azrongazi bafite message iri identique ni FDLR. Nanjye n'ukuri perezida ngishije inama ati zifunge nabwo ni zifunge rwose mu izina rya Yesu. None se apote wenda tuvuye no kuri icyo ngicyo cy'uko Murangirikano ufashwe, muri ADPR ufashwe, uretse ko Musa Fazil yavuze ati n'imisigiti kwigabanyiriza umubare. Hari no kugabanya umubare utudondi. ADPR ifite ubutaka bungana umusozi, ntarashyire muri urusengero ry'amabani 5,000, ahubwo yashyira hano akajyamo 300, ikagenda ikajya haragura iki cyapa. Ubu ntuye kugisosha gusanga ahantu magaze ndebye imidugudu ya ADPR byibuza nagenda metero 500 narangije kuyigera, ushobora gusanga ari 10. None se kurumba ku rundi ruhande bamwe ni mu nzu zituwe. Naho ubundi ari ukuntu iyo abantu batazi gusesengura bavuga nk'insengero ngo zifite urusaku, none se zifite urusaku rutuba urwa karaoke. Umuntu wese uturiye akabaraza ayo makuru yo ku gatanu. Ariko nyine namwe mujye musoma hagati y'imirongo, abasakuza cyane nibo bahanura ibintu bimeze nk'ibyo muri FDLR, abasakuza cyane. Kabiri, burya ntibazakubeshye, iyo abantu bari mu kabari ari ibintu baganira bitarenze 3-5. Umukobwa mwiza baganira kuri nyashi, kuri Arsenal cyangwa Liverpool yatsinzwe, cyangwa Rayon Sport
bakubise cyangwa aperi bakubitiye Musanze bakaganira kuri deal aho bakuri faranga ni ibintu bitatu bakazinduka bajya guhiga amafaranga atuma bagaruka mu kabari abo bantu reka nkubwire nta FDL nta butumwa bumeze nk'ubwa FDL nta bya leta ihirima bivugirwa mu kabari ntabyo kandi wibuke yuko inzoga zisora 65% nujye ubona akabari kari kugusakuriza uzajya ubigereranya nuko wakumva uruganda ruvuga cyane nese warufunga je nabonye ufite ingurube ahantu kuri kaburimbo shahi baciye ziranuka ariko ushobora gusanga asorera leta buri mwaka umusoro ku nyungu na miliyoni 200 n'umugabo atari bibyibushye ariko mu rusengero bajyamo usange nta kazi agira nta nubwo ashyira imbaraga mu kugashaka ahubwo we bamuhaye message imubwira ngo ejo ngo birarimbutse birahiye none usange ibyo bintu tibisora kabiri biramumaramo umutima biramubwira kugurisha inzu ze ngo yirukanke nta muntu wigeze asanga mu kabara makuru atuma agurisha bamuhenze ngo ajye Mozambique aho hantu rero ikindi abantu bakoze bafite nabo baba bakeneye ahantu bajya bakanyeganyeza umubyimba bagasa n'abirengagiza nyine ruwaziro cyangwa se kwishimisha birakenewe kugira ngo ejo abyukane kuraje zo kongera gukora no gukorera amafaranga so magambo make rero hari impamvu nyinshi z'impurirane kandi hari make kirarane mu gufunga zira nsengero ari byo mubwira ngo nanjye buri nyinshi inama nari kuzifunga wenda nge nari gufunga nyine mvuga ngo ndagenda ndufata nshingiye ku byo babwirije ndufunge mfate n'urundi nshingiye ku byo babwirije ndufunge ariko ku rundi ruhande herutse kubwira abantu babwira ngo nge umaye kurinda umunyacyubahiro wenda nk'umukuru w'igihugu ukambwira ngo bari abantu 15 harimo umuntu umwe ushaka kumugirira nabi ndamutse mfite uburyo bwo kumenya uwo muntu umwe uwo ari we nagenda nkamukura mu bandi ariko ubimbwiye habura iminota 2 mu mukuru w'igihugu ahanyure kuri abo bantu 15 ukabimbwira ntafite uburyo namenya ubifite kubikora ariko nkaba nzi ko ari umwe muri abo 15 bose nahita mbasuka urusenda mu maso kahita nzana ambilansi zo kubatwara kwa muganga kuko sindafata riske ngo sinzi uwo ari we ngenda bafagiriye bose mbatwarira icyarimwe kuko ngomba nanone kurinda uwo munyacyubahiro wanjye kuko uvuga iki none se tuvuge ko mfunze urwo bavugiyemo ngo igiti kiraguye wa wundi wavugaga ngo kiraguye n'uwabitahanye bazabyomokana babijyane no muri rwa rundi naho babihavugira icyiza rero ndafunga insengero zose zivuga ngo n'izivuga zevekiri n'izivuga meniyabo kuko ntabwo ufate risk kuko ibyo mubwiriza timba buri gihe mpicaye ngo mbimenye sinzi n'igihe muzabibiramo urwo rubori rwa FDL sinzaba mpari I will not be there icyo nge mbasha kubona nuko abaturage basenya muri zo nsengero hasi bose babaye ibikanje kandi nimwagizemo uruhare rero mwikitatsa kuko nta n'uwabatumye gutanga ubwo butumwa si n'Imana yo batumye njibyo mbihagaze Imana yabinyibwire ko itari batumye God did not send them to spread that terrorism message ntabwo yigeze babwira kujya gukora ihahamura abantu yababwiye gukora ivuga butumwa bajya mu ihahamura butumwa cyangwa se mu butumwa bw'ihahamura abanyarwanda ntabwo yabibatumye ariko barihuse niyo jambo rivuga ngo ntawe batumye ariko barihuse ngo ntabwo yavuganye nabo ariko barahanuye none se wagira ngo ibyo babikore tuzi ijambo rivuga ngo ibyo murabikora nk'abihorera mukibwira ko mwanya namwe rwose yaje banga ariko nzabishyira imbere y'amaso yanyu izaza n'izaceceka ngombwa nuko insengero zigihari ntabwo hafunzwe zose
kandi izo nsengero ahubwo zishyira porogaramu kugira ngo hatagira umuntu ucikanwa washatse gusenga adasengeye kuri telefone. Izo nsengero zose zishyiraho gahunda ya online, maze umuntu uzavuga ngo rwose ngo yabuze uko erega nubwo buvumo babwimuriye kuri telefone, kuko erega ibintu byo kuri telefone wabirikodinga wanabyumva witonze, haba ari ubutumwa bwa FDLR ukabasha kuvuga uti noneho n'urundi agicakiye, noneho sinkeneye gufungira icyarimwe, mbasha no kugenda nkakuramo wa wundi umwe uri guteza ibibazo. Ku rundi ruhande kuba abantu bavuga ngo rero ngo bariba, nimboniye kandi mboniye igira uko ibona ibintu. Sinakubwiye yuko ibintu cyane cyane utanabamo burya, none so wageze gufashe urubuga mutabazi ko niyenteresa kuri politiki, ufashe wa muntu wajyaga mu buvumo ukubwira ati politiki ni haramu, ukamuga uti iyo urebye abanyapolitiki ubibona gute, aravuga ngo seradomantire ngo ni ibintu byo kubeshya ngo nababeshyi, ngo yakubwira ko abonamo ukubeshya, yakubwira ko abonamo ubwicanyi cyangwa kwica no kwiba. Kubeshya, kwica, kwiba nicyo yakubwira ko abona muri politiki, kuko ntago ayibamo. Ariko nkanjye politiki uyikurikiranira hafi, nubwo habamo abiba muri politiki, ariko ntago aricyo wagira nkaho aricyo gihagarariye ibindi, kuko u Rwanda aho rwari ruri 94 turahazi, aho ruri uyu munsi turahazi. Nose ngo wavuga yuko icyandomenya ibindi ari ukwiba cyangwa no guteza imbere igihugu. Twareba nyine resulta zigomba kwivugira, na mugihe n'abandi bagenda babikora twagenda tubajomboramo tubakuramo nk'uko icyayi cyahoze nyine bagikura mu ntebe. Ariko icyo nicyo nakubwiraga ngo iyo ngende kumva message y'abayobozi, nzirikana yuko atari abapastor, nzirikana yuko batahamagariwe imirimo yo guhanura no kuvuga ibya Bibiliya, bahamagariwe kuyobora igihugu, kandi nabyo ni umurimo w'Imana. Kandi nkazirikana yuko nanjye umbajije ibyo mu gisirikare, wenda hari ukuntu naba mbizi nabi, nanjye umbajije ibyo muri byo mu gisirikare naba mbizi nabi, wenda ko ntabwo nyizi cyane. Umuturage Rwimbi umubajije ibyo muri politike, nawe yakubwira ati yaraba we, nyine wasanga nawe ari uko abitekereza. Ibyo byo ntabwo twabitindaho ngo ari byo wenda tusanga, wenda hari abo usanga byamubabaje. Nimba utari igisambo, nkanjye Mutabazi sindi igisambo, nubwo hari abanyita igisambo gikuru. Urumva icyo nshaka kubwira, wowe n'umutima wa nama wawe nimba utari igisambo, urusengero reka barufunge, nta n'uzaza kubigufungira, kandi umutima nama wawe ukwemeza ko utari cyo. Noneho rero kuba hari undi wakikwita kubera imboni aboneramo, kandi ku rundi ruhande ni gute se wamubwira ko nyatabibone muri iyo mboni? Ndaguha urugero, kuko njye nemerera mu batagatifu no gusengera no muri purgatori, ari amafaranga baka umuntu ugiye gukoresha misa yo gusengera wapfuye, nshatse kubibona uko ari ubusambo, nshobora kuzinduka mu gitondo avuga ni mbega Karidinali Kambanda uburyo yiba abantu, ati mbega ubusambo yirwamo, atuzi kabwira abantu ngo wapfuye muzane ikigi manza batanga 800 batari 2, ati muzane 2 tumukorere misa. Nabandi mukuri biterwa n'uruhande uri kureberamo cyangwa uhagaze. Ntago ibyo n'ibyo byakaye ibyo bidukereza cyangwa bitinze, ngombwa ni dushyira imbaraga. Ariko ibi bintu harimo akabazo. Umuntu wabwiye abantu ngo nibuzuze ibisabwa, kuki atababwiye ati nimureke kubyuzuza? Kuko arabagiye gufata amakredi, batejo azafungurwa n'ibindi. Aho wenda niho harimo akantu ka miscommunication, ko kuvuga ngo nje mba nifuza ko nimba urusengero rufunze kandi ukabudateganya kurufungura, wa wundi ushaka kuvuga ati rero mbwira ibisabwa byuzuze, byabaye kabaye byiza ukamubwira uti wowe ntabyo uza, ntabyo gusaba kuzuza. Ariko none abantu bari kuvuga ngo ntabwo insengero zijya zifungurwa forever. No, hari umuntu ambwira ati rwose ejo bundi kiliziya barifunguye, paruwasi za Katolika zafunzwe zitarafungurwa, uyibuka n'izingahe nyibutse, izo zuzi zifunzwe n'izingahe? Ntabwo nabikurikiranye nta rimwe. Mwani magambo bari baraguye mu mato, zinguye ko ngo mu mato baguye muri make
ariko ukuri bazi n'ukuri nk'uko mbabwiye uzi neza ko katolika idashinjwa kuvuga ngo ninde uhirima ku butegetsi ninde ubuhabwa ahubwo gatolika ikibirimo ni ugushakira abantu kompasiyo ni ukubashakira karitasi no kubigisha ibya doctrine ya katolisizme impuhwe z'Imana Bikira Mariya ishapure ntibasohoka muri izo bago ariko ntago zigikinze nagiye kubeshya ko zigikinze uzamubwira uti heruka inzira muki bivuze rero mu insengero arabwenye zigenda zifungurwa dunyi mu ibanga rikomeye kandi n'izindi nazo zigaragara yuko imikorere yazo ari mizima zizafungurwa ahubwo njye ari ikibazo nabaza abantu bafungiwe bazakoze inama babibwiye ariko RGB bose bakihuriza hamwe amafaranga bajyaga guteranya ngo buri abantu bafite insengero zifunze bose babwiye ngo muzane miliyoni 10 mwese mufungurirwe niyo condition yonyine evo uko bizi bose ntibayabona bayabona uretse abwira intama yasengeye ati yazane cyane rwose reka romba nanjye mbakorere consultance perezida yababwiye ko musengera kuri telefone mwese mwiyuze nimba ari insengero 1000 cyangwa se 1000 arya ngo zari 10 rero tureka ari 500 mwese mwihuze uretse ashaka izo miliyoni 10 nimuze yashiramwe azaba nka trillion cyangwa se azaba nka miliyari 500 muhite mukoramo insengero zujuje ibisabwa za etage ziryongomoye 500 icumi bajye mu rusengero rumwe nkuko tubibonye za miliyari 500 miliyari 200 muze leta muvuge muti rwose ni nkungane bishyire mu kiga cya leta ya miliyari 200 miliyari 300 mukoremo insengero zujuje ibisabwa rumwe muri buri karere ubundi ni mumbwira yuko leta yababujije muzambwira none se no kuba abantu umugande ravuze ngo mukama yitabasiru utakoze sabasiru kuba udafite n'ubwonko butekereza se ni ikindi cyose ubundi ariko kuki wamungane ubibabwiye ngo yangoje Imana yamamagaye ko anyana y'umuhamagaro ko mwese muri kuri message za FDR tutarajya kuri icyo kibazo wamungane bamuzera ubu navuga ngo ntaka gahenzire ngeri zoba ninza kwendo mu tamaguru ngwaza ntaka gahenzire izo kugambira tutarajya kuri byizo message zisa n'iza FDR bishize hamwe bose miliyoni 10 cyane ko tubona yuko babwiye ngo barabafungura batanze 10 bazitanga uzi ikibazo cyatuma batihuza none se ko bajya gashira mu kibo zaboneka miliyoni 15 ngahita njyana kuri konti yanjye nkazajyana iwanjye arabwenge bitumara kwihuza turi 50 70 ninde uzaba umushumba nubwo twese twaduriye kuri message ya FDR ariko se tuvuge ko na message ya FDR wenda tuyiretse kwitambutsa tukajya tuvuga mbonye visa mbonye umugabo mbonye etage ariko se imisaruro izajya kwande urumva ko biracyari hahari urwishe yankaro racyayi rimo njyewe njya nemera ikintu cyo bwango ubwenge tujye tugusaba Imana izabuduha dusengere mu nsengero zihari zongere service zigire zirindwe ku munsi ku cyumweru abakozi b'Imana bari kuri za nsengero zemewe bongere babigishe neza n'ubundi abantu ntaho bagiye bazaba bari muri izo nsengero China bo bahagarika ubukristo bwoza bati nta n'urusengero namwe dushaka hano bo hari izemewe hari izihari icyabananiye no organisation kugira ngo mwiyorganize muzisengeremo icyananiranye nuko adeperi yasenye tudugudu duto tudundi kubaka ijya mu 5,000 aho usanga wenda ifite nk'ebyiri cyangwa 3 mu karere zonyine ikindi ngo abantu bakagerayo bati none se ku isoko bagerayo bati evo ujibona amasoko mu karere ari 30 oya iyo uri bugore matora subigenza uti avuga ati kuwa kabiri nzajya kugura amatora ugategura aya matora ukagutegura na transport erega mutege nizo kwa shiteri yinshi ushaka gusengera mu cyo mu rugo nimba uzi ko nta tike sengera kuri telefone nimba ufite tike kwa steri zabayo zari zifite akabazo ko kwenda gufunga imiryango ziteza imbere urusengero ruri hari 3 mu karere za ADP fata kwa steri tega jayo abakozi b'Imana ko bari benshi
nibazihurire musanga urusengero rw'abakozi b'Imana 70 ikibazo imisaruro icyo cy'imisaruro nicyo kibazo kuko ari cyo ubona gituma cyose byanga birashoboka ikindi abakozi b'Imana nidushyira imbaraga kumenya ngo ni gute twajyanisha na gahunda twahawe n'ubuyobozi bwiza dufite aho gushyira imbaraga mu ngo byarango bararufunze ariko kabona nabo n'abanzi b'ubutumwa bwiza bazi NFDL iri kuri mu mutwe ariko nabo n'abanzi b'ubutumwa bwiza oya n'abanzi b'ibisambo n'abanzi ba FDL n'abanzi b'ubutumwa buvuga ngo karabaye n'abanzi b'ubutumwa buvuga ngo ihande Nyabugogo n'abanzi b'iterabwoba none nawe uzambwira umunsi watangiye gukora ivuga butumwa ry'iterabwoba impamvu kandi igiye kubarimbura ngo ibyaha bibaye byinshi biroroshye ngabwira abantu bihana ibyaha ngo ariko nyine kugira ngo mbabwire bihana ibyaha ngomba gucomeka akantu kavuga ngo nimutabikora ngo intambara uratubeshya washaka kuvuga mesaje y'intambara cyangwa washaka kwihanisha abantu ibyaha none si ikibazo ko Yesu yihanisha abantu ibyaha yigeze babwira ngo ahiye arakongore kino mwazihanisha abantu ibyaha yewe ngo nta n'umukene w'abagamo kugiraga ibyabo ubundi mwe ko boneka mu bakene ese ko bihaniye ibyaha ninde wigeze babwira ngo drone zigiye kuza ubu numvishe ibintu numva ibindi ku buryo udashobora kumbwira ngo nimukome mu nkokora ngo nimubwire nturagira ibiki cyangwa se ngo nimubuze oya nitwemere amakosa yakozwe uko yakozwe nitwemere abaribye ubwo butumwa bw'ihahamura n'iterabwoba basubira inyuma bubibure nimba bazanabishobora simbizi karenza umuntu bakarushyira amagara nitwemere yuko dukeneye ubwenge bwo kugira ngo izihari tuzuzure tuzikwiremo kandi tuzifashirizwemo ikindi nizemerewe n'amatorero yemerewe aca akajagari akora ibintu bisirimutse abantu bajya gusenga bateze si ngombwa yuko urusengero ruba munsi y'urugo rwawe kuko n'ubundi niyo twabishaka ntabwo urusengero rwajya munsi y'urugo rwa buri muntu hari abantu bamenyereye basoma sasu avuye bakajya bakinisagara urusororo bakajya harya n'urusororo hariya none something like that masoro yes masoro kandi ntabwo bigeze bava mu mwuka abatse imodoka bakajya amasoro baturutse Kimisagara hari n'abatega moto bakajyayo hari n'abatega bakajyayo ntekereza ko rero kugabanya insengero impamvu yabyo irumvikana gufunga izari ziri gukora ivuga butumwa rya FDL impamvu yabyo nayo irumvikana igisigaye nuko twakihuza n'iyo realite hari ijambo rivuga ngo ukuri dusohoyemo abariko dukurikiza cyangwa se ariko duhagararamo rero uko kuri dusohoyemo kugira ngo gukura mu mwuka iyo umuntu ababwiye ngo musengere kuri telefone nta muntu yabuje kuzura umwuka we hari ikindi Paul aravuze ngo rega nimumenye ko imibiri yacu ari insengero z'umwuka ahubwo nitumenye insengero z'umwuka bihagaze bite ese ko abapasiteri bafumye insengero bakajya kunywa kambuca ubundi hari uwo ku mugoroba twari turi kumwe ari kunywa kambuca nayo ndihangana nese ko ndari nyene kumuganiriza nari kumubuza kambuca ese nawe wayibayeho yari kunywa ibindi ntago ari kambuca ngo nuko mbishyize mu mvugo figurative arangije abantu none se kitsengero n'undi bazifunze bakatubuza ituro ngo reka twinywere agasembuye haryo ubundi kitsengero z'umwuka w'imibiri yacu ko nta leta itafunze imibiri irinywa rya kambuca ryaturutse irinywa ry'imivinyo ryaturutse nko kuvuga iki nko kuvuga ngo twiyinire twisuzume leta ntabwo zifunze zose kuba rero tudashobora gukoresha ubwenge bwacu ngo turebe izisigaye cyangwa se ngo twihuze dukore izindi 500 noneho nimba barafunze 500 kuri izindi 500 zikubiye hamwe bya 500 ariko zo noneho zize ziri smart mu nyigisho ziri smart mu bikorwa bituma nta n'umukene n'ubwo bakora muri twe zibe ziri smart
mu myubakire mu nyubako ziri smart n'ibindi ntabwo ibyo ari ibintu wajya gushinja leta uranga urubanza ruri ku bantu b'Imana cyangwa ku bakozi b'Imana kandi ikibazo si uko zafunzwe ikibazo ni ukumara imyaka 3 zifunzwe cyangwa 2 zifunzwe aho gushyira imbaraga gutekereza uburyo wakihuza cyangwa wajyana cyangwa wakujyane wakikonforma niba ari kwikonforma cyangwa se wakialininga kuri ku mabwiriza ari n'amategeko ari mashya cyangwa se agenga iby'imyizere n'imisengere n'isengero aho ugashyira imbaraga zawe nyinshi mu kwiramanta mu maganya nka Yeremiya no kwitotomba bidafite icyo bimaze ngombwa nuko abantu bakomeza kwihana ibyaha dore ko n'abavugiza message za FDL bavuga ngo nuko abantu batihanye ibyaha okay no mu ngo abasanga no mu rugo abasanga ukabihanisha ibyaha no kuri radio babihanisha ibyaha no kuri YouTube babihanisha ibyaha as long as babigarukiza mu kwihanisha ibyaha ugira ibindi utomekaho kuko hari aho turaba ari ku mitandao tuba tukureba neza cyane twiteguye kohereza amageragere mu gihe ushatse kuzana ibiterekeranye mu by'ukuri ikibi kiba ari ikibi tugomba kukivuga tukakirandura kandi nukuri amabwiriza yatanzwe kujyanisha nayo ntago bikomeje wenda byatugoraho gato kubera ko umuntu ataremye mu kamenyero ariko ntago ari bidashoboka ntago ari bidashoboka rwose nababwiye ngo abafunzwe bose nibihuze uretse urusengero buri mushumbaza ne miliyoni 10 nuko bamubwiye ngo baramufungura yazizana bazishyira ziraba miliyari 500 nubwo ntazibaze bitunze ariko nyine fate 5,000 kube miliyoni 10 5,000 ko gukuba igihumbi ni miliyoni 5 ni miliyari 5 ntaga miliyari 500 ni miliyari 5 miliyari 5 rero yavamo insengero runaka akazaca n'igihe bakongera bagakora izindi runaka imyaka 10 kazajya kugera za nsengero 500 zujuje ibisabwa zakozwe kandi urusengero bakarushyiraho ishuri bakarushyiraho ibitaro n'ibindi ngibyo tugashyira n'imbaraga muri ya message kugira ngo nta mukene abo bagamo ko basangiraga ibyabo ku buryo leta tushobora kwihagarara imbere ahubwo twayibwira tuti umukristo wese ararya akambara akanywa kuko twabashakiye imirimo twakoze inganda tuba icyo gukora twabigishe kwihangira imirimo twashoye miliyoni y'idolari mu kubigisha entrepreneurship twashoye miliyoni 3 z'idolari mu kubigisha ibintu bitandukanye made in Rwanda n'ibindi noneho abazakora batyo leta ikabakoma mu nkokora iti rwose ibyo bikorwa by'iterambere mushaka kuzana ibyo bitaro n'ayo mashuri mushaka kuzana twe nka leta turabyanze turi mu murongo wo gufunga insengero ntabwo ariko bizaba ndumva rero nge ubutumwa nari mfite bwa ubwo ngubwo abantu benshi bakomeje kumva baribwa bashaka kumenya icyo Apotre Mutabazi avuga ku byo umukuru w'igihugu yavuze nubwo kurwangira abandi banibaza umuntu ushaka kumenya ibyo bashaka kumenya iki Mutabazi yizera mu kuvuga ngo ntiwemere kuvuguruza so wakubyaye no kuvuguruza umukuru w'igihugu kandi ibyo ni itegeko nshinga ritubwira niwo muco abanyarwanda nibwo munyarwanda kandi ntabwo yaciye nk'amabere kuzifunga ntiyaciye nk'amabere rwose yari kuba aciye nk'amabere yazifunga zose njyewe umuntu uzaza akambwira ngo azishunza zose azaze tubiganireho kandi icyo azifungira nk'uko natangiye mbivuga n'umunsi wanyireho nkibivuga ni byinshi harimo mace z'ibirarane kandi nizo kabitera cyangwa se nizo zasongoye nuko nizo kasamutwe nizo mbarutso ni nazo musingi w'ibyo byose so ndumva ari ibyo ngibyo nibwo butumwa bwanjye ntago twakaye tumaze imyaka tukirangamiye ngo zifungurwe twakabaye ahubwo tumaze imyaka turi kwihuza na leta nshyashya itakidutonda ahubwo twaramaze kuyimetriza no kumenya uburyo tuyitwaraho